nitwa Imana Beatrice bakunda kunyita Betty. Nje hano muri iki gitondo mbasuhuza kubera ko nafunguye YouTube channel nshyashya. Iyo YouTube channel yitwa Betty MTV. No kuvuga ko izavugirwaho ibintu byinshi bitandukanye. Harimo ibigendanye n'ubuzima kubera yuko impamvu nashyizemo ibigendanye n'ubuzima nuko nabyize ndi umunasi. Rero hari ibyo numva mfite nageza ku bantu bankurikira. Rero rwose numvaga nabashishikariza kugira ngo murebe channel yanjye nshyashya Betty MTV, munkurikirane, mukore subscribe, murayikinge, mukore share, mbese muri rusange munteze imbere, mumpe ibitekerezo dufatanye. Tuzavugaho ibintu byinshi bitandukanye kuko ntabwo nzi iby'ubuzima gusa, ahubwo twanaganiraho n'ibijyanye n'uko twakwigisha n'abana bato, tukaba twabigishaho ikinyarwanda n'imibare mu mavideo nzagenda mbategurira gake gake. Harimo n'amavideo azazamo yigisha imibare, yigisha abana bato. Ibyo byose tuzagenda tubirebana, mumbwire uko nabikoze, dufatanye twigane, mumpe ibitekerezo, mumbe hafi. Ibyo nakoze neza mubishimire, bitagenze neza mumpe ibitekerezo. Icyo nicyo mbasabye. Rero tuzavuga ibintu byinshi bitandukanye byinshi. Ntimuzarambirwe ngo muvuge kuki ntavuze ku kintu wenda kimwe gusa. Ntabwo nzibanda kuri kimwe gusa, nzibanda ku bintu byinshi, ariko byose biganisha ku buzima bwiza, biganisha mu kwiteza imbere. Tuzaganiramo n'ijambo ry'Imana, ntabwo nzaryibagirwa rwose kuko buri ibintu byose dufite twabikuye ku Mana. Ni Imana, ijambo ntirizaburamo, gusenga ntirizaburamo. Tuzatangana ibyifuzo muri rusange, dusengerane, dufate amasengesho, dusengerane muri rusange. Ibyo byose tuzabivugamo. Ni byinshi. Iriya M ivuga multipurpose. Mwihangane, mujye mugira amatsiko y'ikintu navuzeho uwo munsi. Rero muri abantu banjye, ndabakunda, muranshyigikira, ndabibona, mundi hafi, comment zanyu ndimo ndazibona, inama ndimo ndazibona, kubera ko hari utwo tuvideo duto twaciyeho mwatangiye kungira inama. Byashimishije cyane kandi mukomeze mumbe hafi kuko n'abafite ntacyo n'abafite. Niyo mpamvu mbakeneye. Murakoze cyane, ndabakunda, umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Bye.